sana sauri umuhamya w'icyangiye kizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yewe Revera Prophet Ernest Nyine Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya TV show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe n'umungu wanyu Kristo. Igitangazamakuru cya mbere kiracyari TV show. Nizere ko umeze neza wo ukunda kutwumva uri Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu badukurikirana muri mu mujyi wa Kigali, abantu batwumva muri hanze y'igihugu, mwese ndabasuje. Nizere ko Imana ikomeje kubigenza neza. Niba ari bwo bwa mbere ukiza hano kuri TV show, banza kandi subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye turushaho kubagezaho amakuru ari update kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Uyu yitwa Jacky, abantu benshi bamuzi nka Jacky w'i Rwanda, akaba yamaze kwakira umwami Yesu nk'agakiza ke. Reka tuvuge ngo Imana izabimufashemo. N'urugendo rutoroshye batangiye. Reka tubanze dukurikirane kano gace kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ni byinshi nabategure cyangwa ni byinshi uragenda ubona, icyo ngusaba no gukurikirana iki kiganiro paka kirangiye. Niba ukunda TV show nukajya ugenda udakoze subscribe, like, share and comment. Reka tubanze turebe zimwe muri video zaranze uyu munsi ubwo Jacky yarari kubatizwa kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Icyo ngusaba ntuze gucikwa n'akantu na gato, ukurikirana ikiganiro paka kirangiye kugira ngo ubashe kumenya byinshi byagiye biba by'ibitangaza kuri umubatizo w'umukobwa wanyu Jacky w'i Rwanda. kubatiza mu izina ry'Imana Data twese nta mwana na mwuka wera. Amen. Nguwo umukobwa wanyu Jacky w'i Rwanda ubwo yasohokaga mu mazi, murabibona ko yemeye kwakira umwami Yesu nk'agakiza. Murabizi ko yubatijwe, ibyaha byawe ubu bihanaguweho, bagiye gutangira ubuzima bushya, kandi bitavuze ko atazongera gukosa, bitavuze ko atazongera kugwa mu makosa. Nibiramuka binabayeho ubwo hazabaho kumwihanganira, ariko bizaterwa ubwo n'amakosa ye. Amazina ye bwite n'ubundi umukobwa yitwa Usanase Sharon, mukabare mwaramumenye ku izina ryitwa Jacky w'i Rwanda cyangwa Jacky. Ni umukobwa watawe muri yombi inshuro nyinshi kubera kugenda tukana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa akavuga ibishizi by'isoni ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yaherukaga gufungwa mu mwaka wa 2024 mu kwa 12 ku itariki 5. Uyu mukobwa nk'uko mubizi yari akasamutwe. Kugeza kuri umunota rero akaba amaze kwakira Yesu nk'umukiza we. Reka tuvuge ngo Imana izabimufashemo. Ibyinshi byakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo neje bundi yagiye gusenga, aragaruka ku mbuga nkoranyambaga avuga ibishizi by'isoni, avuga ko ngo wamuhashani boy. Ariko ibyo ngibyo nimukajye mwibanda ku wahise nk'umuntu, ahubwo reka dufokasinge tuvuge ngo reka dutegereze turebe urugendo rwo. Abo bantu bagiye kumuhanga amaso, na Satani yabonye utangiye kumucika, utangiye kuyegereza Imana cyane, atangira kukugendaho. Twavuga ko agiye gutangira urugendo rutoroshye. Reka tuvuge ko Imana reka tumusabire Imana izabimufashemo. Jacky rero yabatirijwe mu itorero rya Lion Pentecost Blessing Church. Biba ikimenyetso cy'uko yakiriye umwami n'umukiza, cyangwa yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndizera ko nawe wabatijwe uri kutwumva. Niba utarabatizwa bitewe n'uko ungana, urabizi iyo umaze kubatizwa ahubwo na byaha utagiraga bitangira kuza bikugendaho. Ngaye nguko rero ndabona ku mubatizo we hari babacuti be ba buri kantu na ba buri ngoni, nabo inshuti ze zakadasohoka cyane. Reka tuvuge ko bazakira Kristo nk'umwami n'agakiza kugira ngo ababere mushya, cyangwa kugira ngo nabo nubwo ariko byinshi bo bagenda bakora ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko ari cya time story cyangwa cyo gutera ama story ku mbuga nkoranyambaga, bari abaniga nari biryabo. Buretse ko na Jacky nawe nari birya, ariko hari igihe acishaga mukabona nyine Satani yamwinjiriye cyane. Ariko reka tuvuge ngo kugeza kuri uyu munota, reka tuvuge ngo Imana izabimufashemo.
Uyu mukobwa rero ni umwe mu bakobwa babaye akasamutwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko nabikubwiye, ariko kugeza kuri uyu munota abantu benshi ugereranyije na feedback cyangwa ibitekerezo turi kubona ku mbuga nkoranyambaga urabona ko ari ibintu bishimishije abantu bari kuvuga ngo basi ibi batari prank, cyane ko ejo bundi yari yakoze ngo ubukwe biza kugaragara nyuma ko ngo zari prank bari bateguye ngo n'abanyamakuru ngo kugira ngo binjize kuri YouTube cyane binjiza agatubutse. Namwe murabizi cyane kumva ngo umuntu w'umustar ngo yakoze ubukwe, na abantu benshi baba bashaka kubireba, na abantu benshi baba bashaka kwibaza ngo ese yajyanywe nande, tuza kumenya ko ari umustar nyine cyangwa ari nako ngo ari ibintu by'amaprank. Reka twizere ko ibi bintu atari prank kuko ibintu by'Imana byo nawe ubikiniramo, wenda baza ugakina ukavuga ngo ugiye gushyingirwa ngo ugiye kugira gute, ariko ibintu byo kubatizwa byo urumva ko uramutse ubizanyemo n'ibindi bintu Imana yabigwaniramo. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndi kubona bari kwandika ngo na sauri ngo yahindutse Paulo. Abantu muzi Bibiliya muratubwira iki kintu bashatse kuvuga iyo umuntu avuze ngo sauri yabahindutse Paulo, nabyibutse ubwo niba abantu bo muri Bibiliya bo yinangiraga imitima yabo bakanga gukorera Imana bakaza guhinduka nyuma, ubwo ndatekereza ko ariko bivuze. Niba nibeshye nawe uraza twandikire muri comment tubwire no mpamvu mba ndi hano kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo, no mpamvu nawe buri aho ngaho kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo. Byinshi bikomeje kubica ku mbuga nkoranyambaga byo ni byinshi, abandi bakavuga ngo Jacky w'i Rwanda wacu ashobora kuba yagize ubwoba bitewe n'amavideo ya Emeline cyangwa bitewe n'ibintu yari ari kubona nyine bari gukora bagenzi be, cyane ko abandi bamaze guhanura bibona ko none ibintu leta bihagurukiye cyane bari kuvuga ngo Jacky ashobora kuba yagize ubwoba. Ako se Jacky uko umubona wowe urabona ari iki cyamutera ubwoba uretse gutinya Imana gusa? Aho ngaho ushyire wa kadomo. Ibyinshi rero bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ese wowe umubatizo wa Jacky wizeye? Ariko icyambere we nuko yizeye akemera cyangwa akaba yifuje kwakira umwami Yesu nk'agakiza kugira ngo amubere mushya. Reka tuvuge ngo ibintu bizarushaho kugenda neza, Imana ibimufashemo kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Byinshi turajya turushaho kumenya kuri iyi nkuru, byinshi turajya turushaho kugenda dukusanya hirya no hino impamvu Jacky yemeye kwemera ko bamushyira mu mazi, cyane ko yari amaze iminsi ajya gusenga. Ubona ko nyine Jacky yahindutse muri iyi minsi ugereranyije uyu mwaka koko ushobora kuba mushya, nubwo agenda havuka udutendo twinshi, nubwo yakongera agakosa ntimuzamucira urubanza cyangwa ngo mwumve ko iyo umuntu abatijwe hari amakosa ngo atongera gukora. Nibyo koko hari ibintu uba ugomba kureka, kandi nawe uba ugomba kumenya ko abantu bagiye gutangira kukwitegereza, kuko baravuga ngo igiti ngo kiriho imbuto nicyo giterwaho amabuye. Ubwo Satani nyine agiye gutangira kumugendaho cyane, ariko bitavuze ko nawe agomba kwigengesera. Ngaye nguko rero ni byinshi bikomeje kuvugwa imihanda. Narakubwiye ati niba ukunda kurativision uzigera wicwa n'irungu cyangwa mwicisha irungu, kuko byinshi amakuru bari kuvugwa hirya no hino hagiye atandukanye mu makaritsiye n'andi wasanga atari hano kuri kurativision. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira, ari ikibazo ari igitekerezo ari byinshi nyine ugenda wibaza cyangwa inyunganizi. Numero ya telefoni ni 0789555620 cyangwa ukatwandikira kuri nimero 0793902003. Ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Igitekerezo cyawe ni nyamibwa, nawe uze utwandikire utubwire uko byumva. Se wowe uyu mubatizo wa Jacky uri kubona biriseriye cyangwa nawe wagize ngo ni bya bintu bya rumasi by'ibihuha? Ariko reka twizere ko ibintu bizarushaho kugenda neza, kuko natwe turaba tubyibonera agatinze kazaza nta menyo ya ruguru. Ariko reka twere kuvuga ngo tumuteze iminsi, ariko twizere ko nta muntu ukinira mu bintu by'Imana nyaboneka. Ngaho nguko rero, ngaho nta makuru yari ari kuvugwa muri uyu mugoroba. Reka nizere ko wowe twabanye kugeza kuri uyu munota ukomeza kureba ikiganiro kandi ugakomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya kurativision. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Nge wumvaga kuri mikoro ya Rumungu wanyu Krista, gitangazamakuru cya mbere kiracyari kurativision. Wowe urinde Ngwino byandike muri comment, igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Asigaye mbifurije icyumweru cy'umugisha, turacyari mu kwezi kwa mbere. Reka mvuge ngo Imana izababanishe muri uyu mwaka, izakomeze kubandindira. Byinshi uri guteganya gukora ukwezi kuracyari kubisi cyane,
haracyari iminsi myinshi. Niba uku kwezi tugiye kugera muri amatariki 20 ubona nta kintu urageraho, menya ko ugomba gufata ingamba mu kwezi gutaha cyangwa muri iyi minsi isigaye, kuko hari byinshi wahindura kandi byazatuma wacivinga yogozi cyangwa byazatuma ugera ku ntego zawe. Ni byinshi mba nababwira, tuba tugomba no gucishamo n'akanya tugatera story cyangwa tukaganira tukagirana n'inama. Niyo mpamvu nshimira abantu bakomeza kutugira inama. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza.